atamaraso yanjye azamuhame akajya yihanagura gutya akayakaraba atazamuhame atamaraso yanjye azamuhame ati bibaye inshuro 3 bankomeretsa ariko ubwo muri uko kumukubita icupa umusaza yise agenda atya iki gikanu cyari cyarabaye gityo urukebo ngo rero y'abantu Imana imwihereye uko adashira mu buyobozi bwo hasi aha nibwo butafite icyo butumariye ndabivuze mu Mararongo Ernestine ubuyobozi nta kintu na gito bubamariye kirihe niba umhohoteye nk'uwo muhungu ngo ni kidumu singuye umuhoro nguyu aho ngaho aha dore umuhoro nguyu yego twarahuye pe tumaje guhura amfungiraho furi yitwaga ngo yasinze ariko umurya umuntu asindi kimurimo amfata atyo abagufashe mwishingo dore twahuriye kuri iyi miyenzi aha ngaha ahikinze abaramfasha amaje kumfata ese kidumuranziza iki mwana wanjye yego yahise avuga ngo ndaze nkicegashako ayo magambo njyewe ubyaye ubwo yari kumwe n'undi mwana hano hepfo bagendana yahise abonye akuye y'umuhoro agiye kuntema uwo mwana yahise amufatira inyuma atyo amufatana wa muhoro nanjye ndwana no kumwigobotora yazaga kambwira ati agahinda mfite no kugira ngo mbyuke ku buriri umwana wanjye aburyameho umugore wanjye yanshujuguje umwana ngaho ibintu byari izingo ry'ibyo bintu byose naho ryari kubiye nkatwe nk'abantu bakuru yigeze no kubwira umuhungu ati umva Sipiriyane we mugabo wanjye nutanga uyu muhungu wanjye bakamufunga nge nziyahura umva igihe cyose wabivuze uri kuvuga ngo niwongera gutanga umuhungu wanjye bakamufunga nge nziyahura yego umva ko kunda umuhungu kuruta umugabo we ahubwo yamuciraga amarenga ahubwo yavuga ati nongeye gutanga umuhungu wanjye nzakwiyahuraho yamwiyahuye aramwica polisi bari bamanutse bayiviremo haruguru hariya bageze hano barambaza ngo uri Kirona ndavuga ntabwo ndi Kirona ndi umuzamu ngo ukora wenyine ntifite aho dukora ngo yitwa nde ntiyitwa Eric ndavuga Eric barambwira ngo Eric muzane ndavuga Eric aranyitaba ndavuga Ebony kurize Eric araza batatu baramanukana baragenda bajya kwa Sipiriyane nyakwigendera baburayo uwo kidumu baragaruka basanga basigaye imodoka nabo bagera kuri 5 turimo turaganira hano barabaza ngo ariko Eric kidumu nta nshuti yagiraga Eric arabwira ati arayifite ni nk'ahantu hareja gute aravuga ati ni nka minota 5 umuntu yabagezeyo ngo ni yifamu y'umugabo bita Ruhongeka Eric aravuga ngo ni bugufa aho ngaho umukozi umwe w'umudamu cyangwa w'umukobwa wari baravuga ati mujye mu modoka tugende kidumu ngo azizana nyuma y'ubwo hakurikiyeho ko afatwa n'abaturage haciyeho iminsi nk'itatu gutyo afatwa yishe papa we genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire Yes, reka nsuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku wundi mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho. Nizere ko umeze neza cyane aho uherereye mu bice bigize igihugu cyacu amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse nawe uri iburengerazuba. Tutibagiwe nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali. Komeza kugubwa neza cyane wowe uri muri East Africa, Africa hose muri rusange, nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu yaba diaspora. Ni iby'agaciro kuri wowe wamaze gukanda subscribe ku mbuga nkoranyambaga zacu zose dukoresha. Ni nacyo gihe ngo wowe utarakanda sub ubikore, tujye dukomeza kubana cyangwa se ujye ubasha kuba mu bambere bakurikira ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Nk'ibisanzwe imbere ya kamera ni Emi Kabaka, naho kuri technique ni Visual Chobi, nkuko dutuwe tubana umunsi ku wundi. Uyu munsi turi mu ntara y'Iburasirazuba, turi mu karere ka Rwamagana, ni mu mudugudu wa Rukwaya, akagari
Kasasabirago umurenge wafumbwe nkuko nabibabwiye hejuru ni mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba ahavugwa inkuru y'akababaro, inkuru yashenguye abantu benshi cyane, havugwa inkuru y'urupfu rw'umusaza witwaga Ayabantu Cyprien wari ufite imyaka 53. Uru rupfu rw'uyu musaza rwashenguye abantu benshi nuko uyu musaza ashobora kuba yitabye Imana ngo yishwe n'umuhungu we witwaga Kidumu uri hagati y'imyaka 22 na 25 muri iki kigero, aho uyu mwana w'umuhungu ngo yari yarakandamije papa we, aho uyu mwana ngo yari yarabaye umugabo mu rugo mu gihe papa we nta jambo yari agifite muri uru rugo. Uyu mwana yari umwe mu bana bavuka muri urwo rugo, yari we muhungu wenyine, ariko ngo yaje gufata se aza kumwimura mu buriri, aho kugira ngo umusaza aryame ku buriri bwe aryamane n'umukecuru we babanaga. Umusore mu gihe yatahaga avuye kwinywera agacupa yajyagaza agahita abwira umusaza ati shinguka kuri ubu buriri niryamira. Umusaza bakamwirukana akagenda, umusore agahita aryama ku buriri bwa papa we. Iyo ngo niyo ntandaro aho umusaza yagezeho aravuga ati se ninjye mugabo muri uru rugo cyangwa se waje kuba umugabo mbimenye. Umusaza rero muri ayo makimbirane yose niko baje gukomeza akajya akubitwa umunsi ku wundi nkuko muri kubireba rero. Ahangaha ndi kuzamuka neza hakaba ari ku rutoki rw'uyu musaza Cyprien. Urugo muri kugenda mubona neza imbere yanjye ni urugo rw'umusaza Ayabantu Cyprien. Ahangaha muri uru rugo niho yaratuye. Mu minsi yashize rero nibwo ngo uyu musaza yaje gutabaza inzego z'ubuyobozi ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye, aho ngo yaje kwiyambaza inshuti ndetse n'imiryango iraterana baza gusaba ko umusaza aza kubabwira ati se njyewe ko nifitiye ibibazo ahangaha mu muryango, mwarebye ukuntu mwadukiranura nkigendera. Ubuyobozi kuva ku rwego rw'umudugudu ndetse n'akagari ndetse n'inshuti z'imiryango baje guterana kugira ngo babe bakunga abangaba, ariko ubuyobozi bw'umudugudu buza kubunga umusaza, ariko n'ubundi muri kwa kubunga yaje kugumya kujya akubitwa, aho yaje gufata umwanzuro wo kuba yahunga urugo akaruvamo aza kugenda. Wa musore n'ubundi nkuko ngo yari yarabaye umugabo mu rugo yaje kurusigarana, ariko bamwe mu bana b'abakobwa baza guhamagara papa wabo bamusaba ko yagaruka mu rugo, ko bamukumbuye bamukeneye. Umusaza yaje kugaruka mu rugo. Ubwo yazaga rero nibwo mu minsi 2 yashize, aribwo ubwo yajyaga mu kabari ari kumwe n'umugore we, baje gusangira agacupa aza kumukubita ivide. Ku munsi w'ejo hashize rero nibwo nanone umusaza ngo ubwo yari yinywereye agacupa yaje gukubitwa nanone n'umuhungu we, ari byo byaje kumuviramo urupfu. Uyu muhungu we uyu mwanya turahangaha akaba yaramaze gushyikirizwa inzego z'ubutabera nkuko nabiberetse. Ahangaha hakaba ari mu rugo rwe aho yaratuye, akaba ari naho ngo yakubitiwe, aho uyu musore witwa Kidumu ngo yaje kumukubita umwana we w'umuhererezi, akaza kuza asanga Kidumu ari kumushotagura imigeri avuga ati uri kwipfisha ntago kirapfa. Umusaza akaba yarapfiriye mu nzira ari kujyanwa kwa muganga. Reka tuze kuganira n'abaturage twumve bimwe mu byo bagenda badutangariza. Mama, tugusanze ahangaha muri quartier aho umusaza Cyprien yaratuye nyakwigendera, mwari muturanye. Ubundi Cyprien ari muntu cyangwa muri quartier zanyu? Ese urupfu rwa Cyprien kugira ngo nkuko biri kugenda bivugwa n'abaturage ko ngo bishobora kuba rwaturutse mu gukubitwa n'umugore ndetse n'umwana we bafatanyije, byagenze gute? Njyewe ndi umuturanyi wa hafi cyane cyane Cyprien. Yego. Ariwe twitaga Gikoko Ayabantu. Ayabantu Cyprien. Yego. Cyane akazina twakorera kumwita yari Gikoko kitaryana.
yego igikoko kitaryana yari umuturanyi wanjye wa hafi ariko kuba umuturanyi wanjye wa hafi ibintu byose byamubagaho yego hari ibyo nashoboraga kumenya cyane cyane nko guhohoterwa kwe yego ahohotewe kandi ari umusaza ahohoterwa n'urugo rwe ahohoterwa sinjye muturage wamuhohoteye yahohotewe n'urugo rwe yego ahohoterwa n'umugore we ahohoterwa n'umuhungu we bamuhohotera bate yego bamuhohoteye mu buryo bwo kumwaka agaciro mu rugo rwe bamwambuye agaciro mu rugo rwe ubwo rero kumwambura agaciro bakamwambuye bati yego njyewe urabona ko ndi umuturanyi wa hafi cyane cyane ibintu ay'abantu yakorerwaga yakundaga kuza aha muri urugo rwanjye yego kambwira ati dore bangize gutya ndetse icyiza cyabo n'umugore akangeraho kambwira ati bimeze gutya na gutya nanjye nkabegera nkababaza nti se ubundi bimeze wari inshuti y'umuryango njye na inshuti y'umuryango yego kubera ko impamvu uvuga ko na inshuti y'umuryango umunsi wo gupfa we yego yari yaje mu rugo rwanjye aha ahahurira n'umugore we yego mu buryo bwo kubunga mu buryo bwo kubagira inama mu buryo bwo kubabungabunga yego umugabo wanjye nawe afashe nomero ya mbere kubabaza ati ubundi ibi bintu murabishakira iki ko mureba ibi bintu ushobora gukurura urupfu yego bampamagara nindi mu murima mbagara ubunyobwa arampamagara bati ngwino mu rugo ay'abantu aragushaka yego kubera ko numvaga ndi mu murima kandi y'abantu yari umuntu ukunze gufata agacupa ariko akagafata kubera itoroma yari yaragize toroma tewe n'ibibazo ndavuga nti ntago ngenda batajya kunesha umutwe wo kwibagarira kambuza kwikorera umugore warampamagara kuri telefone ati turi kumwe turi iwawe ngwino turashaka kugurisha ibitoki nazamutse bwangu sanga baricaye mu rugo sanze bicaye mu rugo ubwo nakoze iki naricaye iruhande rwabo tujya mu giciro cy'ibitoki ibitoki ndabigura maje kubigura nabiguze 12 13 nahereje y'abantu ay'abantu yahande umugore shyira mu ikote banywereyemo 2,000 byonyine barazamuka bajya mu rugo nicaye aha yego urabona ko nahatonera n'udushyimbo nicaye aha ngaha ubwo navuye mu murima nzanye uturayi ndimo guhata njye kumva numva popo mbwira abantu bari baraha mu nzu ese muricaye mu nzu kandi hano haruguru byacitse mu gihe bari bavuye yego umugabo wanjye ahagarara gutya yemwe murakora ipiki yego mu muhanda aho bimwanga mu nda namubwira rero wa mugabo we dore umuhungu warahari hano umuhungu yari igisare bishobora kuba warakubuze agiye kukubona waretse kujyayo umugabo aravuga ati nta kurama kudapfa ajyayo yego sanga gikoko ari mu mbuga arimo arigaragura avuga ngo ni mu nyice n'ubundi mwaranyishe ubwo gikoko umugabo wanjye yaramufashe amufatana n'umugabo bita Bijyuri amufatana n'umugabo bita bari batatu barongera bamugarura ariko ubwo byari bigeze mu masayi yamaze gukubitwa oya atarakubitwa yigaraguraga kubera toroma avuga ngo ngaho ni mu nyice ubwo nyine yaragize hahamuka yuko abonye umuhungu we yari yaramuhabuye ati ndaryamye ngaho ni mu nyice yego ngo byabakoze iki abagabo bagenzi be baramufashe bamugarura aha ariko babwira uwo muhungu we bati dore inka zararanye zirirwanye zikame yego gikoko akavuga ati ntangire munsi y'inka ay'abantu nyine ntangire munsi y'inka yaransuzuguye bari abagabo bamufashe bamuzana hano bagira ngo inka ikamwe inka zikamwe yego ubwo baramuzanye inka zirakamwa zirangije umusaza zihumuje umusaza arongera arazamuka ajya mu rugo yego amaze kugera mu rugo ngo njye nababwiye se murakomeza mwirukanka nyuma y'umuntu mukuru nimumureke wenda yaba agiye no kuruhuka baramuretse koko umusaza aragenda mu kandi kanya uko ndimo gufufuta no guteka ngiye kumva numva ngo ari mu muhanda ngo arimo arerekana ipfundo ry'inkoni batikuye aritikuwe nande n'umuhungu aha yego ubwo ni mu hagati y'imbavu n'imbavu gutyo yego abiyerekana n'indi nkoni bamukubisa avuga ati rwose erega baranyishe ndatabaza ntibantabare yego ndatabaza ubuyobozi ntibuntabare ubwo umusaza yakomeje muri iyo toroma ye mu muhanda bigeze ngaho nyuma ntabwo namubonye nongeye kumubona avuye mu nzu asa nkaho ari intumbi ubwo ngo yagiye mu nzu amakuru mfite yego yagiye mu nzu araryama umuhungu we arasa ngo amukubita izindi nkoni ndetse umukobwa we wabucura
ngo yasanze uwo muhungu warimo kugira ngo akirimo kiripfisha ariko muri bata amucota imigeri. ubwo umwana w'umukobwa nawe wahise wirukanka ajya gutabaza mukuru we. yego ariko nyina ngo yari agiye kwahira yaraje nyina asanga ibyo bintu biri aho ngaho ntiyagira icyo abikoraho. uwo mwana niwe watabaje. ngo bahise bahamagara moto mukubita kuri moto yapfiriye mu nzira ajya kwa muganga. aya makuru mfite. Subije inyuma ho gatoya uragira ati umunsi ku munsi bajyaga baza mu rugo bagira ngo tubonge twari inshuti z'umuryango. ariko se nkawe nk'umuntu waganiraga nabo amakimbirane yabo ubundi yarashingiye kuki? Amakimbirane umugabo yazaga akambwira ati agahinda mfite no kugira ngo mbyuke ku buriri umwana wanjye aburyameho. Umugore wanjye yanshujuguje umwana. ngaho ibintu byari izingo ry'ibyo bintu byose naho ryari kubiye. Nkatwe nk'abantu yaryamaga ku buriri bwase twabaza nyina nk'inshuti yacu akavuga ngo aza yasinze ngo akaryamaho ngo numvaga nta kibazo biteye. Abantu bakuru nkatwe tukamubwira tuti nta makosa nta mwana ungana kuriya niho atangana kuriya nta mwana waryamye ku buriri bwase na nyina. ubwo aya abantu akajya yitsitsa avuga ati njyewe umugore yanshujuguje umwana ntiyanyumvamo umugore ntiyanyumvamo kubera iki ndabyuka barankimbiza bamara kunkimbiza nkajya mu rutoki umwahungu wanjye agahita ajya ku buriri akaryamana na nyina. Niba bararyamana n'iryo jambo akaryama. Twabaza umugore ati aba yasinze aruhukira ku buriri bwacu. Ubwo sibyo wowe wari nk'umuntu mukuru wamenya ari ibiki. Twe twabifashe gutyo twumvaga ku mwana ngo yabaga yasinze akaryama ku buriri bwase. Bashiki be bakavuga bati mama wibeshya uriya musaza yigeze no guhunga. Ahunga ibyo bibazo. Noneho baza kumuhamagara baravuga bati ibyo byavuyeho papa ari wita urugo rwawe garuka. Umusaza aragaruka nibwo umugore mu minsi itataje umugore ahise amukubita icupa ryaha. Ari umugore uri umugore yari mukubise. Bagiye mu kabari umugore amusabye inzoga aramubwira ati oya ntabwo tunywera inzoga hano. Bagura icupa barizana mu rugo. Igihe bakinywa barashwanya umugore bararimukubise. Nubwo yaraje aha mu rugo aravuga ati ntimureba none uko angeze. Turamubwira karaba ati oya atamaraso yanjye azamuhame akajya yihanagura gutya akayakaraba atazamuhame. Atamaraso yanjye azamuhame. Ati bibaye inshuro 3 bankomeretsa ariko muri uko kumukubita icupa umusaza yise agenda arya. Iki gikanu cyari cyarabaye gityo urukebo. Ngo rero y'abantu Imana imwihere ibiruko dashira. Yego nk'umuturage se uko niba nkuko bimbwiye ati umwana muto yaragiye asanga kiduma ari guhondagura se amuri bata ati ntago cyari kirapfa kiri kwipfusha. Murasaba ubuhe butabera nkamwe nk'abantu? Twebwe si ukuvuga uyu nguyu uyu wapfuye siyo wa mbere upfuye muri aka kagari. Hari n'undi bishe apfa muri ubwo buryo apfa mu buryo atezwe arapfa kimwe nkuko nanjye ejo bantega bakanyica. Ubutabera dusaba no kugira ngo ubuyobozi bwacu niba mbangamiye nkavuga ngo runaka arambangamiye niba duhuze batubaza ikintu dupfa niba bona ntacyo dupfa bagire bate bamfunge nanga bamufunge. Yego twe rero twabuze kirengera. Yego mama nibyo uragira ati harundi uherutse gupfa ariko nanone bushize mu minsi yashize nibwo nanone hangaye wanyu muri Fumbwe umusore nabwo yivuganye umugabo witwa Shimiyimana Emmanuel warutuye hari ahepfo. Niki kiri gutuma ahangaha muri aka gace kanyu cyangwa se mu murenge wa Fumbwe cyane cyane ku rubyiruko aribo abana bakiri bato ari buri gusanga bari kwivugana abantu bakuru? Ngarutse inyuma impamvu abana bo muri Fumbwe bararenzwe pe sinajyaho ngo nkubeshye bana ba muri Fumbwe bararenzwe. Nk'uyu muhungu wishize yari umwe abandi arabakobwa bamutwaye muri icyo kigare cyo kuvuga ngo ni umuhungu umwe. Umuhungu arabakurana koko abigayi arateteshwa abigayi ageze ku cyiciro cyo kuvuga ngo ndi umuhungu umwe ngomba gukora ibyo nshaka. Agera no ku cyiciro cyo kuvuga ngo agera no ku cyiciro cyo kuvuga ngo reka ndyame ku buriri bwa data. Urumva icyo ako gahinda niko dufite. Nanone niba koko uri umunyamakuru pe nkuko bambwiye ngo muri abanyamakuru ni muturenganure mu buyobozi bwo hasi aha nibwo butafite icyo butumariye. Ndabivuze mu Marongore Ernestine ubuyobozi nta kintu na gito bubamariye kirihe. Niba umhohoteye nk'uwo muhungu ngo ni kidumu singuye umuhoro nguyu aho ngaho
dore umuhoro nguyu yego twarahuye pe tumaje guhura amfungiraho furi yitwaga ngo yasinze ariko umurya umuntu asinda ikimurimo amfata atyo abagufashe mwishingo dore twahuriye kuri iyi miyenzi ahangaha aho ahikinze abaramfashe amaje kumfata ese kidumuranziza ikimwana wanjye yego yahise avuga ngo ndaze nkwicega ayo magambo njyewe ubyaye ubwo yari kumwe n'undi mwana hano hepfo bagendana yahise abonye akuye y'umuhoro agiye kuntema uwo mwana yahise amufatira inyuma atyo amufata na wa muhoro nanjye ndwana no kumwigobotora ninjiye muri uru rugo mfumuriramo mu nzu mpinguka mu gikari ndaza aha ndakinga yaraje ambuze y'umuhoro siko gwita tema hanga aha uyu ni umuhoro yakubise mu kibati yego ndi kubibona neza ubwo twakoze ikingewe kubera akabara navuga ngo nabavandimwe banjye narababwiye ko yambangamiye ngo nkuriki nagiye ku kagari yego twabibwiye mudugudu mbibwira akagari mbibwira umudugudu ibyo bintu byarangiye bityo inzego z'ubuyobozi nta kintu ziri kubafasha ntacyo mukumva mwebwe twifuza ngo yego nimba ntabaje nibantabare niba ndengana nibandenganure yego ngiki kintu kibura muri fumbwe hano umuntu arakora icyaha yakora icyaha niyo bamufashe ako kanya ahita agaruka kugaruka kwe rero niko kwakugira gute agarukana umujinya niko kwakugarukana umujinya agahiga abantu bose urumva ikibazo dufite yego ngo rero muturenganure niba rwose mufite ubushobozi muturenganure pe biragera aho bikwiye kugera bigera aho bikwiye kugera kandi murakoze reka nkushimire yego tugusanze ahangaha muri izi karitsiye zanyu biri kuvugwa ko ku munsi w'ejo ariho umusaza witwa Gasipiriye yaguye byagenze gute kugira ngo mumenye inkuru y'urupfu rw'uno musaza umusaza Sipiriyana y'abantu yaramaze igihe afitanye amakimbirane n'urugo rwe ariko cyane cyane umugore we n'umwana we w'umuhungu bakunda kwita Kidumu yego hari n'igihe umugore wigeze kumukubita ndetse ajya no kumuvuza ku muganga bita Nsamira agikoreraho bita Nyarubuye hambere ahangaha bigeze gushwana ibyo nta kintu nari mbiziho ahubwo naje kumenya yuko Sipiriyani yazanye bashiki be babiri baza mu rugo aravuga ati yewe ikintu mbabwira mfite ikibazo muri uru rugo umuhungu wanjye yigeze ko ntari icumu rya ferabeto ntiryamfata icumu rya ferabeto ntiryamfata ati arongera nkajya musanga aryamye ku buriri bwanjye ati none ibi bintu ni ibintu by'indengakamere mama wa Kidumu ari we mufasha wa Sipiriyana y'abantu yego aravuga ngo ibyo ntago ari byo umwana we w'umukobwa mutoya mushiki wa Kidumu ariko akaba akurikira Kidumu ubwa kabiri aravuga ati mama ibyo uvuga urabeshya ibyo byabayeho Sipiriyane yafashe igikapu ashyiramo imyenda ye ajyana n'abashiki be arahukana arabaseka arigendera aragenda ajya kuba kwa murumuna we Inyantoki amazeho iminsi igera kuri 4 cyangwa 5 Sipiriyane y'abantu aragaruka Sipiriyane agarutse mu minsi nk'itatu cyangwa 4 umugore wamukubita icupa hejuru y'ijisho icupa ivide nyine bita Knowless yego amukomeretsa hejuru y'ijisho nyuma yo kumukomeretsa hejuru y'ijisho ahaciye iminsi nk'ine cyangwa 5 baba baramwishe we n'umuhungu we kumwica rero ntabwo byapfuye kumenyekana yego mu gitondo yari hano mu gasantere ari na Mutaraga uretse iyo nkovu yo kujisha itari agakira neza ndetse aza kugurisha ibitoki n'umugabo bita Munyansangangira ngo yagoze 13 abwira umugore bati ngwino tujye kunywa icupa muri ya mafaranga baragenda binywera ka Knowless mu gutaha batashye nta rusoko mu kanya kenda gushyika saa 11 cyangwa 1 n'igice umwana we aza yirukanka muto y'umukobwa ati nyamara papa aryamye mu rugo bamukubise nibwo abantu bagiye bari babashije kuba bari aho ngaho bugufi bagiye basanga umugabo n'indembe bamutwaye kwa muganga
agwa atarahura n'umuganga aba arapfuye. Ikintu gitangaje ni uko umudamu we atigeze akurikira umugabo we nk'umuntu ugiye kwa muganga, ndetse no kuva ko umugabo wapfuye ntabwo yigeze ava no mu nzu aho ngaho, yari kumwe na nyina nk'uko nyina ariho bamuzanye ngo abe aho ngaho bamurere, ariwe nyirabukwe wa nyakwigendera. Ntiyigeze akurikira umurwayi, nta nubwo yigeze agira uruhare kujya kuzana umurambo cyangwa ngo bamenye umurambo arajya hanaha. Ikindi gitangaje nuko bavuze ko umurambo umuntu wamaze gupfa bati murebe umuhungu we ahantu yaba aherereye. Abaturage barahurura, umuhungu bamufata yirukanka, yaje no gukomeretsa umuntu intoki ebyiri bamufatanye umuhoro, ariko nyina ibyo ngibyo we yarakibereye mu nzu. Nyina n'ubundi ese yadwanyije abaturage, yatemye umugabo bita Kanyamba, yagiye gutema bita Nyansi, Kanyamba ajya gufata umuhoro, atemwa intoki ebyiri zivaho ziradoze, ariko harimo rumwe ngo n'igufwa ryacitse. Yego. Ubwo rero bamaze kuzana uwo muhungu bamuzamukanye bati munyuriye mu gatare, n'ubundi abandi baje kureba mama we wo Kidumu, ari we wari umufasha wa nyakwigendera, basanga we arakicaye mu nzu adafite ikibazo ku mugabo we yarwaye, ntagire n'ikibazo ku mugabo we yapfuye, ahubwo asohoka avuga ati mundekere umwana, ariko kandi namwe ntimuntere ubwoba. Yego. Banagarukiriza aho ngaho. Utarasoza. Yego. Waragira ati ni amakimbirane, ariko nanone nk'umuturanyi wabo, nk'umwe mu bantu mwari muturanye ahangaha mwabanaga umunsi ku wundi, ese ni amakimbirane yaturukaga kuki byageze aho umusaza Sipiriye aza no kujya akubitwa bikageraho aza no kwahukana akava mu rugo rwe yiyubakiye? Yari amakimbirane yarashingiye kuki? Amakimbirane yaratangiye kugera mu bantu benshi bagiye batandukanye. Umugore wa nyakwigendera ngo yari yarinjiwe n'umuhungu we Kidumu wishe papa we afatanyije na nyina, ngo yari umugabo we, ngo yaryamanaga na nyina. Umugabo w'umugore yabaza umugore amatiku naho yakomotse. Ni amahano. Umwana yaryamanaga na nyina umubyara. Ibyo byari byarasakaye, byari hafi no kurenganyira ngo akarere ka Rwamagana haribo. Kubyumva gutyo nyine. Kaba ariyo ntandaro yo gushwana kwabo. Neze niba yaravuze atandyamira ku buriri. Yego. Ariko umwana ashobora kuburyamaho nk'umwana mu rugo. Umwana afite imyaka 21, afite inzu yararagamo se yamwubakiye ku muhanda y'Impara. Yego. Abana b'abakobwa bararaga mu nzu nini. Yego. Se w'abana we n'umugore bifitiye akazu kabo gato kagaruka hirya hagana mu gikari. Kurenga inzu y'akarenge yabashiki bari nayo nini akajya kuryama iyo yumva yari twawe n'iki. Iyo ni inkuru yarasakaye, ntabwo ari yenyine wabuyivuze. Yego. Yego. Hari ikintu uvuze ati Kidumu ubwo abaturanyi batabaraga bavuze ko umusaza bamugejeje kwa muganga, Sipiriye yitabye Imana, Kidumu yahise yirukanka ariko agenda afite umuhoro. Ariko nanone tugaruke inyuma ho gatoya, ese nkawe niba warigeze ugera mu rugo icyo gihe umwana w'umukobwa gitabaza, mwasanze koko yakubiswe cyangwa n'ibindi? Nta maraso yari afite, gusa hari ahagaragara bamuteye ikintu ahangaha harimo akabyimba mu kwaha. Yego. Ikindi twaketse ashobora kuba yarishwe n'umunigo n'imigeri no kumukandagira, kuko nta muhoro wamutemye, nta n'igikomere afite cyaviriranaga. Yego. Yego. Kidumu se we yari muntu ki ahangaha muri quartier zanyu, kuba umuntu abaturage mumwirukase bati ngwino ujye gusobanura intandaro y'urupfu rwa papa wawe, ariko agatema? Gutema ni ikintu kiba gikomeye, byumvikane ko ashobora kuba yari igihazi. We yarabanye gute n'abaturage ahangaha muri quartier? Ntago yarabanye neza n'abaturage, cyane ko amaze gufungwa inshuro zirenze nka 5. Nubwo papa we yahukana, Dibo yaraje nijoro hashize nk'iminsi 2 ngira ngo yansanze hari yandi ku buzamu bw'iyi nzu. Yego. Ariko abari bayivoma imbere 3 bapolisi bari bamanutse bayiviremo haruguru hariya. Bageze hano barambaza ngo uri ku irondo, ndavuga ntabwo ndi ku irondo, ndi umuzamu, ngo ukora wenyine, ntifite aho dukora, ngo yitwa nde? Ntiyitwa Eric. Ndavuga Eric, barambwira ngo Eric muzane, ndavuga nti Eric. Aranyitaba, ndavuga yebo nikurize. Eric araza, 3 baramumanukana, baragenda bajya kwa Sipiriye nyakwigendera, baburayo uwo Kidumu. Yego.
baragaruka basanga basigaye mu modoka nabo bagera kuri 5 turimo turaganira hano barabaza ngo ariko Eric Kidumu nta nshuti yagiraga. Eric arababwira ati arayifite ni nk'ahantu hareja gute, aravuga ati ni nka minota 5 umuntu yabagezeyo ngo ni yifamu y'umugabo bita Ruhongeka. Eric aravuga ngo ni bugufi aho ngaho. Umukozi umwe w'umudamu cyangwa w'umukobwa wari baravuga ati mujye mu modoka tugende. Kidumu ngo azizana. Nyuma y'ubwo hakurikiyeho ko afatwa n'abaturage haciyeho iminsi nk'itatu gutyo afatwa yishe papa we. Afungwa bwa mbere yari yafunzwe yakoze iki yaziye niki? Hari umugabo wari ushinzwe kubaka amazu y'abatishoboye b'abacikacumu utumwa n'inzego za gisirikare, bamutegeye mu nzira. Ntabwo bavuga abacikacumu, bavuga abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Kwiga bihoraho. Yego. Sawa. Bamutegera mu nzira baramukubita, nawe yirwanaho nk'umusore. Rwahaya kuri ya shyamba. Yego. Atanga ikirego mu bamukuriye. Umuryango ujya kumusaba imbabazi. Arazitanga. Mu minsi nk'ine baramukubita ibintu birebire noneho baramumugaza. Yego. Tanze ikirego byarabifungiwe amaze gufungwa kubera urugomo inshuro zigera kuri 4 cyangwa 5. Yego. Nkawe se nk'umuturage wari utuye aha ngaha urumva ari inshuti ya nyakwigendera, murasaba ubuhe butabera? Ubutabera ni ukugaragaza urupfu rwa nyakwigendera Sipiriyane, abarukoze bakagaragara bakaboneka kandi bakanahanwa, cyane ko uruhare runini mu rupfu rwa Sipiriyane umugore we arifitemo uruhare. Kuko yigeze no kubwira umuhungu we ati umva Sipiriyane we mugabo wanjye, nutanga uyu muhungu wanjye bakamufunga nge nziyahura. Umva igihe cyose wabivuze wari kuvuga ngo niwongera gutanga umuhungu wanjye bakamufunga nge nziyahura. Yego. Umva ko kundi umuhungu kuruta umugabo we. Ahubwo yamuciraga amarenga, ahubwo yaravuga ati nongeye gutanga umuhungu wanjye nzakwiyahuraho. Yamwiyahuye aramwica. Reka nkushimire nawe umunyarwanda mukomere kandi mwihanganye. Ibisanzwe.